Ndabashuhuje bakunzi ba Authentic Christendom TV. Christendom TV ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki. Ubwo rero mbahaye ikaze kwicano ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwa mbere umwaka ni 2024. Intego y'icano cyangwa se misiyo y'icano ni uko itorero ry'abakristu ryigenga kugira ngo Imana ikorere mu itorero mu gukebura abanyepolitiki bimika antikristo. Iyo ni imwe muri misiyo, ni imwe muri gahunda z'iyicano. Ubwo rero mu rwego rwo gucarenjinga cyangwa se gukebura abanyepolitiki bimika ikinyoma cyangwa se antikristo, uyu munsi ndavuga ku kintu gikomeye, nabanje kukivugaho mu cyongereza, ni kimwe mu biganiro byanarebwe cyane. Nifuje rero noneho no kugishyira mu rurimi ndi kuvuga kugira ngo namwe bibagereho. Ni ubushakashatsi rero nakoze, nza gusanga ko Abatutsi biyitirira Ubuyahudi, ibyo bita Black Jews of Havilah mu cyongereza, ari ikinyoma. Nafashe icyemezo cyo gushyira hanze ubu bushakashatsi nyuma y'aho Kigali yohereje ibiryo muri Gaza bakabyitirira ubutabazi ku bantu bari mu kaga, ibyo bita humanitarian aid. Ibi byanyibukije ubushakashatsi ku Bayahudi b'abirabura bo muri Havilah. Nashatse gukoraho memwari ndi kurangiza dogitora muri teolojiya, nkaza kubusubika. Icyari cyanteye gushaka kubikoraho ubushakashatsi ni inyandiko nakomezaga kubona ku mbuga nkoranyambaga z'Abatutsi b'abahezanguni zishimangira ko Abatutsi ari Abayahudi b'abirabura. Ku bw'ibyo Abahutu bagomba guceceka kandi bagapfukamira Abatutsi kuko ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana gutegeka no gucucuma Abahutu. Byumvikane neza ko ndi kuvuga ku Batutsi b'abahezanguni. Abatutsi mukijijwe, Abatutsi b'abanyamahoro ntimunyumve nabi, ndi kuvuga Abatutsi b'abahezanguni. Ubwo rero maze kubona ibyo bintu, maze gushaka gukora ubu bushakashatsi, nasomye ibitabo byinshi ndi gushakamo igitabo cyaba gifite amakuru yimbitse kandi atabogamye. Ubwo nagiye nsoma za introduction na za conclusion, cyangwa se ibyo bita iriburiro, introduction. Noneho nza guhitamo igitabo cyitwa, reka nze nkibereke igitabo nahisemo, nkibereke igitabo nahisemo cyitwa The Black Jews. Iki nicyo gitabo nahisemo, cyitwa The Black Jews of Africa, History, Religion and Identity. Umuntu agenekereje no kuvuga ngo ni Abayahudi b'Abanyafurika, amateka, iyobokamana n'irangamuntu. Cyanditswe rero n'uwitwa Edith Bruder, cyangwa twavuga Edita nyine, Edith Bruder. Nicyo nahisemo bitewe n'uko nabonaga gifite amakuru yimbitse kandi atarimo itekinika. Maze kugisoma nahisemo guhagarika ubushakashatsi, maze kubonamo ko ibyo Abatutsi b'abahezanguni bavuga ari ibinyoma. Edith Bruder avuga ko Abatutsi barwanira irangamuntu y'Ubuyahudi kugira ngo bayikoreshe mu nyungu za politiki yo kudomina Abahutu, political ideology of dominion. Abazabona kiriya gitabo mushobora kubisanga kuri paje 157.
nahagaritse ubu bushakashatsi ariko nkomeza kubikurikiranira hafi kuko abakwirakwiza iki kinyoma bakibikomeje n'ubugome bwinshi n'agasuzuguro gakabije ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi nabonye muri iki gitabo ni uko atari abatutsi gusa biyitirira ubuyahudi, hari amatsinda menshi y'abanyafurika abyiyitirira. Reka mbereke ayo matsinda abyiyitirira. Kuri iyi karita murabona amatsinda y'abantu biyitirira, amatsinda y'abiyitirira kuba abayuda cyangwa se abayahudi b'abanyafurika. Yenda mbibasobanurire nkoresheje igitabo kuko wenda ku ikarita ntabwo biri kugaragara neza cyane ku ifoto. Ugiye hariya hejuru, ugiye hano hejuru mu gihugu muri Mali, ubwo ni muri Afurika y'Uburengerazuba, Afrique de l'Ouest. Muri Mali hari groupe y'abantu biyita Zakor, abo biyita ko ari abayuda cyangwa abayahudi. Umanutse hepfo muri Cape Verde, mu kigo cyitwa Cape Verde, hari abitwa Israel Friendship of Society. Iyo n'indi groupe y'abanyafurika bita abayisiraheli cyangwa se abayuda. Muri Ghana hari indi groupe y'abantu bita abayuda yitwa House of Israel, ni inzu nyine y'abayisiraheli. Rwanda navuze muri Cape Verde ubwo bita ni Israel Friendship Society, donc ni abafitanye ni sosiyete y'inshuti z'Abisiraheli. Tugeze noneho muri Nigeria, donc twahereye muri Mali, tugeze muri Cape Verde, tugeze muri Ghana. Noneho muri Nigeria hari groupe y'abanyanigeria bita abayuda bitwa Igbo. Ni groupe y'abanyanigeria bita Abisiraheli cyangwa se abayuda. Muri Kameruni hari abo bita hari abantu bahatuye bita abayisiraheli cyangwa se abayuda, ni groupe yitwa Beth Yeshurun. Muri Congo Democratic Republic of Congo hari abo bita the Baruba Jews. Ni ukuvuga ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abaruba biyita ko ari abayahudi. Niko kino gitabo buno bushakashatsi bwerekana. Iyo niko biyita abaruba, the Baruba Jews. Abaruba biyita ko ari abayahudi. Kera Kisekedi agikorana na Kagame nari nashatse kubihuza nkagira ngo hari niho byahereye bagirana umubano, kandi yenda wasanga ari naho byari byaturutse, yenda Kisekedi aza kuvumbura ko ari amanyanga abishingukamo, ariko urabona ko iki kintu kirahari kandi abantu bo mu nzego zo hejuru baba bizeranyeho. So muri Congo hari groupe rero y'abaruba bita abayahudi. Tugeze muri South Africa, muri Afurika y'Epfo no muri Zimbabwe hari amagroupe yitiranwa, abo bita katurebe South Africa hari abo bita no muri Zimbabwe hari abo bita Lemba, abo bitwa ubwoko bwitwa cyangwa se groupe yitwa Lemba biyita ko ari abayahudi. Noneho muri Zimbabwe kandi indi groupe ho hari amagroupe abiri, donc hari abitwa abalemba bari no muri Afurika y'Epfo, no muri Zimbabwe hari noneho n'abandi bitwa Jews of Rusape, nuko n'abayahudi bo muri ba Rusape. Ubwo tugeze muri Madagascar. Nibagiye kongera mbereka aho nagiye pointinga, ngeze muri Madagascar. Dore naha tugeze muri Madagascar. Hari abo bita descendants of David. Muri Madagascar hari abita abayahudi bakavuga ko ari abavutse kuri Dawidi. Tugiye noneho muri Ethiopia hariya hejuru hari ubwoko bwitwa Beta Israel.
hakaba bita Beth Abraham of Kachene. Donc hari amagurupe abiri muri Etiyopiya yiyitirira ko ari abayahudi. Hari Beta Israel and Beth Abraham of Kachene. Noneho tumanuke muri Uganda. Muri Uganda hari abo bita abayudaya. Muri Uganda hari abantu bita abayuda, bo banitwa nyine abayudaya. Muri Kenya, tugeze muri Kenya, hari gurupe y'abantu bita Kasuku Jewish Community. Abo bavuga ko nabo ari abayuda cyangwa se abayahudi b'abirabura. Noneho mu Rwanda no mu Burundi hari abo bita Tutsi Hebrews of Havilah. Mu Rwanda no mu Burundi hari abatutsi bita ko ari abaheburayo bo muri Havilah. Havilah murayisanga mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 11. Iyo niyo biyitirira. Reka rero dukomeze. Ayo magurupe yose rero tuvuze yiyitirira kuba abayuda b'abanyafurika, turibanda kw'aba b'iwacu bo mu Rwanda no mu Burundi bita abatutsi bo muri Havilah. So reka noneho tubisome neza muri kino gitabo naberetse, Black Jews of Havilah. Kiriya gitabo aricyo kiki naberetse kopi yacyo, ariko nyine ndanagifite n'iki murakibona. So nicyo ngira ngo nsome kuri paje 153. 153 nsome iyi paragrafe. Ndagenda ngerageza gutranslatinga cyangwa se gusemura, hajya bagita gusemura, mbese kubitradwiza muri makeya. From the late 1980s, a group of Tutsi who have their origin in the Great Lakes area claim that this region was the home of the Hebraic community in ancient times, and they assert a Jewish identity. They refer to their homeland, which allegedly extends far beyond the regions where the Tutsi now reside, as Havilah, according to the name given in Genesis chapter 2, verse 11, to the legendary territory irrigated by the Pishon River. Since 1999, the movement's headquarters is in Brussels, Belgium, where intellectual Tutsi expatriates in Europe have founded the Havilah organization. So muri make rero kuva mu 1980 nibwo igrupe y'abatutsi bava mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika batangiye guclaiminga, kuvuga kwamamaza ko, gutangaza ko akarere ko mu biyaga bigari bya Afurika ari ak'abaheburayo ba kera. Bityo rero bahita bashyiraho nyine ko ari abayahudi, Jewish identity. Ibi rero babikora nyine bitwaje bagendeye kubiri mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 11. Kuva mu 1999 iri shyirahamwe ry'aba batutsi rifite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi, aho abanyabwenge intellectuals, abanyabwenge b'abatutsi bimukiye mu Burayi bahise bashinga umuryango witwa Havilah organization. Reka dukomeze dusome. Mu 1999, reka nsome hari mu Cyongereza first. In 1999, during an inaugural conference of the Havilah Institutes, its president, Professor Bwejeri, proclaimed from Brussels the Judaization of
aux Tutsis. Reka nze mbereke uwo Bwejeri. Professor Bwejeri. Ese ari hera? Enjoy. Nguyu Professor Bwejeri. Hano rero bari kuvuga ngo mu 1999 mu gutangiza iyi nama y'iyo Havilah ya institut bita Havilah, perezida wayo Professeur Bwejeri, uyu muri kubona hano, Bwejeri yatangaje mu Bubiligi Judaization of all Tutsis. Judaization ni kuvuga ngo guhindura abatutsi bose abayuda. Uyu rero Professeur Bwejeri ni umurundi uba mu Bubiligi, niba kibayo simbizi, niwe watangije uyu mushinga wo gukora ibyo bita Judaization of Tutsis, guhindura abatutsi bose abayuda cyangwa abayahudi. Abatuyeyo mu Bubiligi, nguwo muzamubaze ibyo aho yabikuye. Afite website yitwa Kuranu, bagiye kuyitegura, ariko muyishatse mwayibona. Website yitwa Kuranu, sinzi nawajya nayishaka ntibintinze. Reka ndebe ko nayibona. Ndebe ko nayibona. Ndebe ko nayibona nyibereke. Nibagiye kwitegura, sinzi impamvu. Nagize ibintu byinshi byo gutegura. Okay. So, Messi ndebe ko biza gukunda. No. Okay. Ntabwo biri gukunda, ariko ni ibi ngibi kamera. Ni ibi ngibi. Okay. Ngibi iyi niyo website ya Professor Bwejeri, yitwa Kuranu. Ahangaha rero niho yatangariza ibyo byose byerekana ko bigamije guhindura abatutsi bose abayahudi. Reka dukomeze dusome. The Havilah Institute is an organization that claims to assemble 7 centers of research, intervention, and influence settled on nearly every continent. These centers bring together high-level Tutsi expatriates who are experts in the economic, financial, political, and military sectors. In the words of Professor Bwejeri, the charismatic leader of Havilah, the centers are dedicated to restoring and reviving the lost memory of the 12 Hebraic codes, which for thousands of years characterized the civilization of Cushitic people of southern Abyssinia, which is Rwanda, Burundi, Ankole, and Buhavu. So muri make kuvuga ko hano rero iyi institute bita nyine Havilah, organization bita Havilah, ngo intego yayo ni uguhuza centre 7 zikora ubushakashatsi, zikanakora nyine, zikaninfluensa
abantu nyine kuri buri mugabane. Aya masantere arindwi rero cyangwa se ibigo birindwi by'ubushakashatsi bihuza abatutsi bize cyane baba expatriates, aba expert b'abatutsi, bamwe bakaba ari expert mu bucuruzi ibyo economy, abandi muri financial ubwo ni ibijyanye n'amafaranga, abandi bakaba ari aba expert mu bya gisirikari, n'abandi bakaba ari expert mu bya politiki. Ayo masantere arindwi arabahuza. Mu magambo ya Profeseri Bwejeri uriya naberetse washinze uyu muryango wo guhindura abatutsi bose abayahudi cyangwa abayuda, avuga ko nyine aya masantere arindwi ari ayo kugarura ubuheburayo bwa ya miryango 12 y'abaheburayo. Akaba rero ngo bagomba kuba bafite imico cyangwa se y'abakushi y'abantu bo muri kushi, Cushitic people, bo muri Abisiniya y'Amajyepfo. Abisiniya y'Amajyepfo ngo ariyo u Rwanda, u Burundi, Ankole no mu Buhavu. Ibi nibyo Profesa Bwejeri avuga. Abatuye mu Bubiligi muzamusobanuze neza ibi bintu. Reka dukomeze dusome. The self-image of the Tutsi is largely the creation of outsiders. The self-image of the Tutsi is largely the creation of outsiders, which is to say that it is fundamentally an identity that has been imagined into existence. Hano ni kuvuga ngo uku kwiyemera kw'abatutsi cyangwa se kwishyira hejuru kw'abatutsi byashyizweho, byazamuwe n'abanyamahanga, byahimbwe n'abanyamahanga. Ntabwo ari irangamuntu yabagaho, ahubwo ni irangamuntu cyangwa se ni identite yahimbwe, iturwa aho ngaho gusa. Ariko ntabwo mbyumvikanaho n'uyu mwanditsi Edith Bruder. Nkeka ko aha ngaha hari icyo atasobanukiwe. Ntabwo kwishyira hejuru kw'abatutsi b'abahezanguni byazanywe n'abanyamahanga nk'uko abivuga. Nuko mbyumva, baza bafite ibitekerezo bindi bashobora kudufasha. Icyo amateka y'u Rwanda yerekana ni uko abanyamahanga, donc abamisiyoneri b'uruhu rwera ndetse n'abagashakabuhake basanze abahutu bamaze imyaka myinshi mu bucakara bw'ingoma ya cyami y'abatutsi. Donc nshaka kuvuga nuko bageze mu karere ibi bintu bihari by'ubuhutu n'ubututsi. Mu kiganiro natanze mu cyongereza nari navuze ko ubu bucakara bwamaze imyaka 400. Ariko ejo bundi padiri mu kiganiro, Padiri Fortunatus Rudakemwa mu kiganiro yise gukubita ikinyoma hakubuye, yatubwiye ko atari byo, kandi ntabwo twamunyomoza bitewe nuko niwe wize amateka, niyo specialization yiwe. Ibyo byose afite ubumenyi buhagije mu mateka kuturusha. Ubwo rero yavuze ko iby'imyaka 400 abantu bavuga ko abatutsi bahatse abahutu, yavuze ko ari ikinyoma. Yavuze ko abavuga imyaka 400 baba bitiranya u Rwanda rwa Gasabo n'u Rwanda rwa nyuma y'umwaduko w'abazungu, kandi ntaho bihuriye. Gusa uko biri kose umwaduko w'abazungu wasanze, ibyo nibyo ndi kongeraho, umwaduko w'abazungu wasanze abatutsi barayogoje akarere, maze nabo bagendera ku mateka agoretse babwiwe n'abo batutsi bari barayogoje akarere. Icyo nicyo ndi kubwira uyu mwanditsi w'iki gitabo, ko ntago kwishyira hejuru kw'abatutsi byahimbwe n'abanyamahanga babisanzeho, ahubwo barabikomeza kuko bahawe amateka atariyo, bayamira bunguri, babona ko abatutsi ari bo bwoko
busumba andi moko mu karere. Twifashishije abatutsi, ntimunyumve nabi, abatutsi b'abanyamahoro, abatutsi mukijijwe, ndi kuvuga ku batutsi b'abahezanguni nk'abayoboye u Rwanda muri iyi minsi. Twifashishije dekarasiyo ya Umurerwa Marie Grace yatambukije kuri Space cyangwa se Twitter, we ashimangira ko imyaka 400 ndetse no kwita abahutu imbwa ari byo. Nubwo imyaka 400 atariyo rero, ariko birashimangira ko uko kuyishyira hejuru kw'abatutsi b'abahezanguni kumaze imyaka myinshi. Ibi kandi bifitanye isano n'igisubizo Farawo wo mu Rwanda w'iki gihe cyangwa se Kagame, ibyo yasubije umunyamerika witwa Mark Master muri interview bagiranye mu mwaka wa 2021 mu kiganiro kiri kuri YouTube cyitwa Battlegrounds with HR Mark Master, Rwanda and the African Union, ku munota 15 n'amasegonda 30 niho ikibazo yakimubajije, noneho aza kumuha igisubizo ku munota 26 na 27. Mark Master abajije Kagame niba viziyo ye cyangwa intego cyangwa indoto ye ari iyihe. Kagame yasubije arega abakoloni gusenya ubwami bw'abatutsi akomokamo, ko ariko ubwo bagarutse ku butegetsi intego nyamukuru ari ukugarura ingoma ya cyami. Ibi bikaba bifitanye isano no kwangira abahutu kwiyamamaza mu matora ya perezida wa repubulika mu Rwanda, kuko bazi ko abatutsi badashobora gutsinda abahutu mu matora. Mboneyeho kwifuriza amahirwe masa Padiri Thomas Nahimana, perezida wa Grex, na Pastor Shadraki Uwizeyimana, niba koko bazajya guhangana cyangwa guhatana n'ubwami bw'abatutsi bushya bwihishe mu ishusho nshya ya repubulika mu matora agiye kuza muri uyu mwaka mu kwa 7. Mbifurije amahoro masa, nzakomeza kubasengera. Reka dukomeze dusome ikino gitabo. Iki gitabo aho ngeze haravuga ngo the first explorers to reach the region of Rwanda and Burundi were immediately struck by the differences they observed between the three groups of Hutu, Tutsi and Twa. Ngo ba mukerarugendo, ariko banza explorers sumva saba mukerarugendo, hari na abashakashatsi ba mukerarugendo, yani ba explorers, donc abantu bazungurukaga isi bagenda bavumbura ibintu. Abambere rero bahageze mu Rwanda, explorers bageze mu Rwanda bwa mbere no mu Burundi, bahise batangazwa n'ukuntu basanze hari amagrupu 3 y'abantu atandukanye. Basanze hari abahutu, abatwa n'abatutsi, babonaga ari abantu batandukanye, basanze izo groupe 3 zitandukanye. Icyo twakwitaho rero kw'iyi ngingo ahangaha ni itandukaniro rifatika abo bazungu ubwabo babonye ku moko 3 yo mu Rwanda ndetse no mu Burundi: abahutu, abatutsi n'abatwa. Iri tandukaniro ku moko yo mu Rwanda no mu Burundi, ariko wenda ibyo mu Rwanda nibyo turi kwibandaho cyane. Iri tandukaniro ku moko yo mu Rwanda, kuri ingingo niho ndi kuvuga, iri tandukaniro ku moko yo mu Rwanda ryavanyweho ku ngufu n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, kugira ngo FPR Inkotanyi ishobore gucecekesha abahutu babarusha ubwinshi mu gukingira ikibaba igitugu cya nyamuke cy'abatutsi b'abahezanguni kuri rubanda nyamwinshi aribo bahutu. Ibi bikaba ari ikimenyetso ko abarundi bateye intambwe mu kubanisha neza abahutu n'abatutsi kuruta mu Rwanda, kuko bo bemera ubwoko bwabo ntawe biteye ipfunwe. Icyokora umukoloni witwa Pierre Richmans, nawe wabaye i Burundi ari administrateur imyaka 10 mu gihe cy'abakoloni, nawe yemeje ko abatutsi b'i Burundi aribo baremeye gutegeka mu Burundi.
ariko nibura b'abarundi barabirenze, nubwo hakiri ibibazo yenda nabyo biterwa kenshi no mu Rwanda, nk'uko ejo bundi perezida wa Evariste Ndayishimiye yabivuze, nibura bo bafite uko kubana ntawe ufite ipfunwe ry'ubwoko bwe. Interuro yongeye kongera gusoma muri kino gitabo iratanga incamake isobanutse neza ku kibazo turi kuvugaho. Haranditse ngo in his journal of discovery of the now in 1863 the explorer John Hanning Speke proposed an explanation of these differences by a theory according to which Tutsi after having migrated from the north subjugated the groups around them and became the ruling caste. So undi mu explorer rero, undi mu kerarugendo, sinzi n'umuntu yabitwa kerarugendo, nibagiye ijambo umuntu yakoresha explorer mu rurimi ndi kuvuga, ariko urumva nabo bantu nyine baturutse mu bihugu by'i Burayi na Amerika, yenda bashakisha bari kuzunguruka isi kwa bagenda bavumbura ibintu byinshi. So uwitwa rero John Hanning Speke muri journal yandikagamo ibintu, cyangwa se mu gatabo ke yandikagamo ibintu, yavuze ko gusobanura iki kibazo cy'abahutu n'abatutsi, avuga ko abatutsi bavuye mu majyaruguru, bageze mu karere bigarurira cyangwa se bafata ku ngufu andi magurupe basanze aho bageze, noneho batangira kubategeka. Niko abisobanura uyu John Hanning Speke, aremeza ko nyine abatutsi bavuye mu majyaruguru, noneho bageze mu Rwanda no mu Burundi no mu karere, bigarurira abo bahasanze, batangira kubategeka. Ibi rero twubihuje n'intambara ya FPR inkotanyi yo kwigarurira Kongo Kinshasa, bigaragara ko ifitanye isano nyine uyu John Hanning Speke yavuze bya subjugating, kwigarurira ibihugu bituranye, nk'uko nyine abatutsi b'abahezanguni bo mu Rwanda bakomokwaho n'abayoboye u Rwanda uyu munsi bari kubikora muri Kongo, nk'uko n'ubundi babikoraga mbere y'umwaduko w'abazungu. Sinzi niba ngaha mbivuze neza, ariko icyo ndi kuvuga ni uko tugendeye ku iki gisobanuro cy'uyu mu explorer John Hanning Speke, wemeza ko abatutsi baturutse iyo ruguru, hanyuma bageze mu Rwanda no mu Burundi, muri ako karere bafata abaturage ku ngufu, batangira kubategeka. Ndi kuvuga ko dushyize mu biri kuba, tugereranyije n'ibiri kuba uyu munsi, intambara iri kubera muri Kongo yo kwigarurira ikozwe n'abatutsi bayoboye u Rwanda uyu munsi, birahura n'uko nyine nabo abatutsi ba mbere y'umwaduko w'abazungu babikoraga, nk'uko twumvise ko n'ubundi bageze kujya batera muri Kongo no mu bindi bihugu, bakagenda babigarurira intara zimwe na zimwe. Hari abavuga ko ubu busesenguzi tuvuga ko abatutsi bafite umugambi wo kwigarurira Kongo, iyo tuvuga ibya Empire Hima Tutsi, muri iyi minsi hari abanyamakuru cyangwa se abandi basesenguzi bavuga ko ibi tuvuga ibintu, mbese ubusesenguzi nk'ubu buciritse, ko ngo inkotanyi ziri kurwana muri Kongo zihiga abahutu bariyo bo muri FDLR, ngo batazamenya ko Kagame yapfuye, bigatuma indagu z'amaganya zisohora. Ibi ntawabihakana, nabyo birashoboka.
ariko se muri 2012 ko Kagame yari atarapfa, niba yarapfuye koko bari bagiyeyo gushaka iki? Uko biri kose yaba yarapfuye cyangwa akiriho, ni Kagame. Kagame na FPR ye ni umwiyuburure w'ingoma zabayeho kera, zahozaga akarere mu ntambara muri gahunda yabo ya subjugating, kwigarurira ubutaka. Muri teolojiya ibi tubifata nk'icyaha karande, an unbreakable sinful habits, cy'agatsiko k'abahezanguni b'Abatutsi. Biba no ku yandi magurupe y'Abatutsi gusa babikora, ariko muri iyi kese turi gukoraho ikiganiro, tubihuje n'intambara ziri muri Congo, kandi bigaragara ko na kera mbere y'umwaduko w'abazungu, mbere y'uko ingoma ya cyami ivaho, n'ubundi byakorwaga. Ibi muri teolojiya tubyita nyine uruhererekane, cyangwa se shene, cyangwa se icyaha karande cya gurupe cyangwa cy'agatsiko k'Abatutsi b'abahezanguni bo mu karere. Iki ni icyaha cyabo karande, ntawe uzi uburyo ki ntawe uzi uko bizarangira. Icyaha cyabiziritseho, ntibashobora kukivanamo. Rero nyine nibareba nawe iki cyaha kizabasenya burundu. Ariko noneho Kiliziya Gatolika nayo icyaduka mu Rwanda, yamize bunguri ikinyoma cy'abahezanguni b'Abatutsi cyari cyihishe mu cyo bise abahamiti, hamitic myth, nk'uko Archbishop wa Kigali Leo Class abivuga. Ikinyoma cy'abahamiti cyigishaga ko hariho amoko atatu mu Rwanda. N'ubundi hari Abatutsi nk'ubwoko bukomeye, ibyo bitaga noble class, hakaba Abahutu, abantu basanzwe commoners, hakaba n'abatwa nyine bo hasi cyane, nk'uko bisanzwe n'ubundi barashyizwe hasi. Muri icyo gihe rero, igihe nyine hamitic myth yari ishyushye, Abatutsi b'abahezanguni bashakaga ko amateka yandikwa nk'ubwo buryo, kuko yabagaragazaga nk'ubwoko bahamite baruta abandi mu karere, noble class. So igitangaje rero, ntago bacyemera, uyu munsi ntago Abatutsi b'abahezanguni bacyemera ko ari abahamite nk'uko byari bimeze abazungu baduka mu karere, ku mwaduko w'abazungu. Ntibacyemera kwitwa abahamite noble class ku mugaragaro, kuko bituma byerekana ko ari abavantara b'abahezanguni bagamije kwigarurira ubutaka bw'Abahutu ku ngufu, kandi abo Bahutu aribo batemye ishyamba mbere y'uko Abatutsi bagera mu karere bavuye iyo ruguru, nk'uko twabibonye muri iki gitabo. Iyi ni imwe mu mpamvu zatumye badukana mafiya yitwa Ndi Umunyarwanda mu gusinziriza Abahutu, dore ko bamwe bamaze kwemera ko ari nta bwoko bagira. Indi turufu ni iyo gusimbuza ubuhamiti biyitiriraga kera, bakiyita Abisirayeli b'abirabura bo muri Havilah. Ibi nibyo bigezweho muri iyi minsi, nibyo bari gukoresha. Havilah nk'uko twabibonye iri muri Bibiliya mu gice mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 11. Iri tekinika ryarabahiriye ryo kwita Abisirayeli cyangwa se Abayahudi bo muri Afurika cyangwa se b'abirabura, kuko byatumye mpatse ibihugu ibibafashamo, maze abahezanguni b'Abatutsi bashobora kwemeza ko jenoside yo mu Rwanda ari kimwe n'iyakorewe Abayahudi mu Budage ku bwa Hitileri. Ibi byatumye Abahutu bose barwanya igitugu cya FPR inkotanyi bafatwa nk'abanazi, ariko tuzi ko hari n'Abatutsi nabo nyine batabyumva kimwe, bafatwa nk'ibigarasha. Ngira ngo muribuka Dusengemungu Jean Damascene, ni Jean Pierre sinibuka, avuga ko bagomba kwigana Abayahudi bagahungeta bakanica Abahutu
bagereranywa n'abanazi bavuga ko bakoze jenoside mu Rwanda. Ibyo murabyibuka ko iyo disikuru yarayivuze. Icyo nabibutsa ni uko ubushakashatsi butabogamye bwerekana ko jenoside yo mu Rwanda yateguriwe i Bugande. Yateguwe kandi na Tito Rutaremara nk'uko nawe yabyiyemereye igihe yahaga ikiganiro kiriho Fasi Barore, akemera ko bohereje abatutsi mu nterahamwe kwica abatutsi bambaye iniforume z'interahamwe. Hari n'ibindi bitabo byinshi bitanga amakuru nyayo nk'icya Judy Lever cyitwa In Praise of Blood, ikindi cyitwa Enduring Lies cyanditswe n'Abanyamerika aribo Edward Herman na David Peterson. Hari icyitwa Sase Sans Frontières cyanditswe na Michela Long. Hari cyanditswe na Noheli Ndanyuzo cyitwa La Guerre Africaine Mondiale, cyo mwese murakizi. Hari cyanditswe na Ambasaderi Jean-Marie Ndagijimana cyitwa Uko Kagame yatanzeho abatutsi ibitambo, ndetse n'ibindi bitabo byinshi murabizi ko byanditswe. Gusa nemera ko ibi bitagira abahutu bishe abatutsi abere. Ariko kandi ntabwo abahutu aribo bagombye kubiryozwa kurenza ba nyir'umushinga bateguye jenoside, barangajwe imbere na Tito Rutaremara, nk'uko ejo bundi mu cya kinyamakuru Igihe.com banditse ko Tito Rutaremara ariwe duwaye wa politiki y'u Rwanda. Hari abakirisitu benshi cyangwa se bamwe badushinja kwijandika muri politiki iyo twamaganye imikorere mibi nk'iyi antikristo ya FPR Inkotanyi. Abantu nk'abo babidushinja rero, Pasiteri Shadraki Uwizeyimana aherutse gutangaza ko azajya kwiyamamaza mu Rwanda muri aya matora y'uyu mwaka. Abantu nk'abo bavuga ko kwamagana akarengane bitagombye gukorerwa mu itorero, ko ari kwijandika muri politiki. Abantu nk'abo Pasiteri Shadraki abita abaswa, bavuga ko ari ubuswa. Ngiye nkongeraho ko ari ubuyobe, kuko yenda si abaswa, kuko hari ababikora bafite na za PhD. Ngiye mbibonamo nk'ubuyobe. Impamvu mbibona nk'ubuyobe ni uko nta muntu wakiriye agakiza watuza imbere y'akarengane. Igihe abanyanazareti bajyaga guhirika Yesu ku manga akabacika, ni uko yari avuze ko abatwawe amasambu yabo bagombaga kuyasubizwa, ndetse abacakara bagombaga guhabwa ubwigenge. Ibyo nibyo byatumye bashaka kujya kumuhirika ku manga, ariko Yesu arabacika. Anyway, reka tugaruke ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi. Ubwo bakomeza kudutera amabuye ni uburenganzira bwanyu. Twe tuzakomeza gukora umurimo w'Imana uko yaduhamagariye kuwukora. Ubwo tugarutse ku ngingo yacu nyamukuru y'uyu munsi, ni ubushakashatsi nakoze bugaragaza ko Abatutsi biyitirira Ubuyahudi cyangwa se Black Jews of Havilah ari ikinyoma. Icyanteye gukorwa ubushakashatsi nakivuze, ni uko abitira ubwo bwoko bw'Ubuyahudi bohereje ibiryo Hamas. Ngira ngo iyi nkuru murayizi. Bibaye gutya kandi okay. Rwanda sends humanitarian aid to Gaza. Iyi niyo yatumye ubundi mbyutsa buno bushakashatsi.
u Rwanda rwohereje imfashanyo gutabara imbabare muri Gaza. Icyatumye rero nyine mbyutsa buno bushakashatsi ni uko ibyo byose turabizi ko muri Gaza, intambara iri muri Gaza ishyamiranyije Abisirayeli n'Abanyapalestine. Noneho Abatutsi barangaje imbere n'umwami wabo Kagame, Abatutsi b'abahezanguni bagafata ibiryo bakabishyira abantu bo muri Gaza bari kuraswaho n'Abayahudi. Namwe murumva ko ari ibintu bihabanye. Ibi nibyo byatumye rero nongera kubyutsa buno bushakashatsi, kuko ibi ngibi nabifashe nk'ikimenyetso simusiga ko ibyo bavuga ko ari Abayahudi baba bari kubeshya, ni amaco y'inda. Nubwo rero iki gikorwa cyatangajwe nk'ubutabazi ku mbabare zo muri Gaza, nabifashe nk'ubutumwa butaziguye kuri Israel na Amerika n'abandi bahuje imirongo ya politiki allies, ko u Rwanda rwifatanije n'Abarabu muri iyi ntambara ya Israel na Palestine. Kikaba ari ikintu gihabanye no kwita Umuyahudi w'umwirabura hanyuma ukifatanya na Hamas. Byerekanye ko mu by'ukuri atari Abayahudi nk'uko bari bamaze iminsi babidukangisha. Ikindi kandi turebye ukuntu inzara iri guca ibintu mu Rwanda, nta mpamvu yaboneka yatuma u Rwanda rwohereza amata n'ibiryo muri Gaza uretse inyungu za politiki y'umwijima FPR ikomeje gukina. Mu by'ukuri sindwanya ko Abanyagaza bafashwa, oya rwose. Ndabyemera ko u Rwanda nk'igihugu cyigenga rufite uburenganzira bwo gukora ibyo rwakoze, rukohereza ibiryo n'imfashanyo muri Gaza, ariko isi imenye ko ibyo bakoze ari ikimenyetso simusiga ko atari Abayahudi nk'uko bamaze imyaka myinshi babikoresha nk'iturufu yo guhungeta Abahutu. Kimwe n'andi moko abyitirira muri Afurika, babikora bagamije gutsikamira andi moko kugira ngo babone uko babategeka, bitewe n'uko bazi ko Israel muri iyi minsi ifite imbaraga kandi ishyigikiwe n'ibihugu bihanganye by'iburengerazuba. Reka ndangize ntanga mesaje ku bari mu ntambara hirya no hino ku isi. Ubwo butumwa ntanga buri muri Yohana ibice 3:16. Uwo murongo abantu bose barawuzi, kuva abigaga icyo bitaga Ecole du Dimanche. Nari nkuzi kuva kera uwo murongo. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niko uwo murongo uvuga muri Yohana ibice 3:16. Ubutumwa rero ntanga nyine nkigiye kuri uyu murongo ni uko twazirikana ko turi mu isezerano rishya. Ku bw'ibyo Israel na Palestine biri mu isi Imana yakunze cyane ku buryo yabitanzeho igitambo, umwana wayo Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege. Ku bw'ibyo rero igihano rusange cyibasira inzirakarengane zo muri Gaza ntabwo ari uburyo bw'Imana mu isezerano rishya. Yesu yatsindishije urukundo, ntabwo yatsindishije intambara. Ubu nibwo butumwa bwiza buye kwakira mu gihe turimo, bitewe n'uko turi guhatana ngo twigobotore abicanyi ba FPR inkotanyi. Kubwira abantu ko Yesu yatsindishije urukundo nta ntambara mu gihe inkotanyi ziri kubaga abantu, biragoye kubyakira. Ariko Yesu nuko yatsinze intambara, ntabwo yatsindishije inkota, yatsindishije urukundo. Reka dufatanye gusenga Imana bene data. Abatutsi muzumva iki kiganiro, Abatutsi b'abanyamahoro, Abatutsi mukijijwe,
ntimuzanyumve nabi mu iki kiganiro, navuze ku batutsi b'abahezanguni, iki kiganiro nibo navuzeho, ntabwo iki kiganiro ntabwo nashyize abatutsi bose mu gatebo kamwe, navuze ku batutsi b'abahezanguni barangajwe imbere na FPR Inkotanyi. Reka rero dufatanye gusenga, bene data bakundwa. Mana nyir'ubuntu butangaje, isi wakunze cyane ukiyunga n'abayituye binyuze mu buzima, urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, umwana wawe w'ikinege, iyo si imerewe nabi n'intambara zo kwigarurira ibindi bihugu. Rimwe na rimwe izi ntambara ziterwa n'abiyitirira ubwoko bwa Isirayeli, nk'abarwana muri Kongo bita ubwoko bw'Abayuda, cyangwa se n'abanga Isirayeli nk'abo muri Hamasi barwana na Isirayeli mw'iyi minsi. Mana y'urukundo, ndagusabye mu izina ry'abanyamahoro b'amoko yose ngo wohereze umwuka wawe wera muri abo barwanyi barwanira ikinyoma, maze umwuka wera bibutse ko muri Yesu nta Isirayeli, nta Gaza, nta Ukraine, nta Burusiya, nta Muyahudi cyangwa Umugiriki, nta Muhutu cyangwa nta Mututsi w'Umuyahudi. Mbisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amena. Bakunzi bakundwa, mugire umunsi mwiza, kandi mwibuke gukora subscribe no gusangiza iki kiganiro kugira ngo abantu benshi bajijuke. Imana y'amahoro ibane namwe. Amena.